nibwo nabonye inzu Mutesi Jolly yujuje. Nkiriya nzu nta wigeze amenya ati rero wigira ubwoba, ahubwo shyiramo imbaraga, wigire kuri bya bindi bakoze cyangwa se wigire no ku makosa, atari byo bitanga ibyishimo, ahubwo ibyishimo biva kuri wowe, biva muri wowe. Iri hagati ya 18 na 55. Uko biri kose umunsi wari wo wose ushakemo ikintu kigushimisha, gituma icyo dusabwa no kugira ubwenge. N'Imana iratubwiye ati ubuze ubwenge ndamwihorera, ndamureka. Rero tugomba kugira ubwenge. Abantu benshi kuri iyi si barayobye. Guhindura umuntu biragoye. Iyo umuhinduye, iyo ushatse ko ahinduka, ko ubundi hari igihe turenganya n'Imana cyangwa se turenganya n'abantu. Ese wowe washatse umuntu bo baba bahanganye nabo ubwabo? Hangana nawe ubwawe aho kugira ngo ujye guhangana n'undi muntu wo ku ruhande. Reka dushaka aya mafaranga, shakisha uburyo ki uba umukire, ahubwo wowe kora icyo ukora cyose yasesagura, ariko uri kwishimisha wowe ubwawe. Nta muntu kuri iyi si wigeze abaho ngo akire, atere imbere, abe umukire abikomoye ku mushahara wonyine. Ramba kandi ugire amahoro. Ukurikiranye Lioness 250. Ndagusuje uri mu majyepfo, mu majyaruguru, y'uburasirazuba, y'uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe na ya ntara ya gatandatu ariyo ya diaspora, cyangwa se abantu bose bumva ikinyarwanda bari hirya no hino ku isi. Ndongeye ndaje kuri wa mwanya wacu rero, kuri wa mwanya twihaye kwibukiranya ku mitekerereze, ku myitwarire, ku myumvire, ku migirire yacu ya buri munsi, tugamije gusigasira ubuzima bukaba ubuzima buzira umuze ndetse bunagamije iterambere rirambye. Reka mbanze rero nanagushimire wowe wakoze subscribe, gushimire nawe ugira uruhare urwo ariko rwose mu kwibukiranya kwacu ruw'ingenzi, kandi Imana ikomeze ikumpere umugisha. Uyu munsi rero anje kukwibutsa ku bintu by'ingenzi nk'uko bisanzwe. Anje kukwibutsa ku bintu byanditswe na Jennifer Brenda, akaba yarabyanditse ku rubuga rwa kwa.com. Ufite imyaka hagati ya 18 kugeza kuri 55. Iyi myaka iri hagati aho ngaho, ngira ngo murabizi ko ari imyaka y'ubukure. Iyo umuntu akiri hasi y'imyaka 18 abakiri umwana, abagifatirwa ibyemezo, abakiri wa wundi ugendera mu bitekerezo by'abandi, cyangwa se afitwe mu nshingano n'abandi. Ariko iyo umuntu ageze imyaka 18 kuzamura kugeza kuri 55, hahandi intege ziba zitangiye kugenda gake. Iyo myaka niyo myaka yo gukora pe, niyo myaka abantu benshi ubusanga barimo. Ntekereza ko abantu benshi ku isi umubare munini uburi hagati muri iyo myaka. Rero ntucikwe, ibi bintu ngiye kukubwiraho ni ibintu by'ingenzi ukwiye kwitaho niba ushaka ko ubuzima bwawe bumera neza. Ikintu cya mbere, Jennifer yaratubwiye ati umubiri wawe niwo mutungo wa mbere ufite. Ngira ngo tujya tubyibukiranyaho ko ubuzima buzima ari bwo buba bukenewe. Udafite ubuzima, iyo ubuzima bwawe bumaze kugera mu kaga, umaze kurwara, niho umenya agaciro k'ubuzima. Rero Jennifer yaratubwiye ati umubiri wawe niko gaciro, nicyo kintu cy'agaciro, nibwo butunzi ufite mbere na mbere. Ugomba kuwitaho, ugomba kwiyitaho, ukamenya umubiri wawe icyo ugomba kuwukorera. Bya bindi byose tujya twibukiranyaho tuba tugamije kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, ugomba kubyitaho. Kwa gukora siporo, kwa kurya neza batubwira no kurya indyo yuzuye kandi indyo ifitiye umubiri akamaro, ya ndyo ituma umubiri wawe ikubera umuti, ituma umubiri wawe ubaho neza kandi ukazaramba. Icyo ni ikintu cya mbere Jennifer yatubwiye tugomba kwitaho. Umubiri wacu tuwiteho nyaboneka, niwo mutungo dufite. Ikintu cya kabiri yaratubwiye ati intego zawe ni ku giti cyawe, rero ngo genda wenyine aho biri ngombwa. Iyo ufite intego mu buzima ntabwo uba uzihuje n'abantu bose. Hari n'igihe usanga uri gutekereza ko izo ntego zawe wenda zizagirira akamaro abandi, ariko kubera ko ari wowe ubitekereza, ari wowe ubifite mu nshingano, abandi ukabona ntibabyitayeho, abandi ukabona ntago babiha imbaraga nk'uko wowe wabiha imbaraga, ntago babyitaho nk'uko wowe wabyitaho. Rero intego zawe kuko aba ari izawe ku giti cyawe, aho biri ngombwa genda wenyine, fata umwanzuro, ukora icyo ugomba gukora kubera ko ni wowe uzi aho uri kugana.
Ikintu cya gatatu yaratubwiye ati hagarika kugira ubwoba, ibande cyane mu kwiga cyane. Hari ukuntu umuntu ajya gukora nk'ikintu akagira ubwoba, agiye gutangira business akagira ubwoba. Kenshi bibaho ko kugira ngo umuntu atangire gukora igikorwa runaka pe, ubwoba bubaho, ugasanga umuntu atinye kuvuga ese ubu ninshora ahangaha sindi buhombe, ese ubu kanaka ko yashinze resitora none akaba yarahombye. Reba abantu bose bamaze guca muri iyi nzu bacururizamo ibingibi bakaba barahombye bakagenda. No, ubwoba buhagarika, ahubwo wige urebe wowe icyo wakora kirushijeho cyatuma ukora neza kurusha ba bandi byananiye. Kubera ko muri ubu buzima ngira murabizi ni gakeya uzasanga ukoze ikintu cyawe gishyashya. Ubu bintu byinshi dukora ni iby'abandi bakoze, n'ibindi kuvuga ni ibyo Jennifer yanditse, ntago ari njyewe wabyihimbiye, ntago ari bishyashya. Rero wigira ubwoba, ahubwo shyiramo imbaraga, wigire kuri bya bindi bakoze cyangwa se wigire no ku makosa. Murabizi ko iyo utakosheje ntago wamenya isomo, kandi abahanga bigira mu makosa bakayakosora ubundi bagakomeza gukora. Kandi iyo wakosoye amakosa byibuze ubona resulta nziza cyangwa se ubona umusaruro mwiza. Icyo ni icya gatatu. Jennifer icya kane yaratubwiye ati ntukitege kubiva ku bandi, ibyo bizamura ibyishimo. Kwitega ko abandi bazagira ibyo bagukorera runaka cyangwa se bazaguhesha ibyishimo runaka biragoye cyane. Rero umwanya uzaba igihe uzaba wamenye ko ibiva ku bandi atari byo bitanga ibyishimo, ahubwo ibyishimo biva kuri wowe, biva muri wowe, icyo gihe uzabaho wishimye ubuzima bwawe. Twabivuze ko mu bintu bitoya ufite, mu bintu bigukikije, ariho uba ukwiriye gushakira ibyishimo biguturutseho. Ibyo ufite reka bigushimishe, sibyo? Jennifer yaratubwiye ati ntukitege kubiva mu bandi. Noneho icya gatanu yaratubwiye ati gumisha intego zawe mu ibanga bucece. Intego zawe wigenda uzisakuza. Twarabivuze ko iyo ugiye uvuga imipango yawe, ibyo ushaka kuzakora bigapfa, uhinduka injajwa. Kubera ko niba uri gupanga ikintu ntigikunde, ukabona biranze pe, ibyo wari uri gupanga bigiye bipfa, kuko urabizi ko iyo uri gupanga byinshi hazamo imbogamizi, hazamo ibintu byinshi bikubuza kugera kuri za ntego zawe. Rero iyo ugiye ubivuga bya hato na hato bikanga, uhinduka injajwa, ugahinduka umunyamagambo, umwiyemezi, kubera ko wavuze ibintu ariko ntabwo byagiye mu bikorwa. Icyiza bigumishe mu ibanga, nurangiza werekane ibisubizo by'ibyo wagezeho, babone nyine ibyo wagezeho, ariko utabanje kubyirata, utabanje kugenda ubyigamba. Nk'urugero rwiza, ejo mu minsi ishize nk'iminsi nk'ingahe nibwo nabonye inzu Mutesi Jolly yujuje. Nk'iriya nzu ntawigeze amenya ati ari kubaka ahangaha, kubera ko atagiye kubirata ku masosho media cyangwa se ngo ajye kubivuga ngo avuge ati ndi kubaka inzu, ndi gutegura iki ngiki, ndi gukora iki ngiki. Ahubwo yatweretse produit, yatweretse igikorwa kirangiye, abantu bose baba excited, baba motive, abantu baravuga bati umukobwa rwose yiteje imbere. Ibyiza rero nawe ugumisha intego zawe mu ibanga, ubundi ukore, werekane ibikorwa, kandi nibwo abantu bazabyigiraho. Naho kugenda ubabwira process ntabwo abantu babyigiraho, ku intego uba ufite nyine ntabwo bazigenderamo nk'uko uri kuzigenderamo, ahubwo twereke ibisubizo by'ibyo wagezeho, nibyo dukeneye. Icyo ni icya gatanu. Icya gatandatu yaravuze ati shaka ibyishimo buri munsi kuko utazahora uri mutoya. Hari igihe umuntu yakiri mu myaka mikeya avuga ati ndumva nshaka kuzagira amafaranga, ndumva nshaka kuzaba umukire, ndumva nshaka kuzajya ahantu aha n'aha, ariko mu by'ukuri uko agenda akura, umwaka uvaho undi ujyaho, ugasanga bya bindi yatekerezaga biranze. Murabizi niyo ukiri mutoya, ukiri mu ishuri, uba wumva uzarangiza kwiga, wenda uziga nk'ubuganga, ukaba dogiteri ukomeye cyangwa se ukaba nk'umupilote, ariko uko imyaka igenda ishira ukaza kwisanga wenda wabaye umufundi cyangwa se wabaye umwogoshi, umutayeri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero niba ufite iriya myaka iri hagati ya 18 na 55, uko biri kose
umunsi uwo ari wo wose ushakemo ikintu kigushimisha, igituma wumva ubuzima bukuryoheye, kandi ibyo bigushimisha ni bya bindi nyine ufite. Niba hari akantu byonyine, niba ubashije no kubona ibyo kurya uriye ugahaga ukumva uriye neza, ya ndyo yuzuye yawe, byishimire, bikubere ibyishimo, kuko nutabyishimira aka kanya uwo munsi uvuyeho ntabwo uzagaruka, uri kugenda usaza. Numara gusaza urengeje ya myaka za 60 za 70, bya bindi wabonaga ukiri muto ugifite imyaka 20 ntabwo bizaba bikigushimisha. Rero shaka ibyishimo, buri kantu kose ka buri munsi gashimishije kishimemo, kuko utazahora uri muto, utazahora muri iyo myaka. Ikintu cya 7 yaratubwiye ati gukura mu marangamutima ni ingenzi cyane. Menya igihe usubiza, menya banza utekereze cyane mbere y'uko ugira icyo ukora. Amarangamutima ni kenshi adutwara cyane, nk'urugero kugira amarangamutima wenda y'umuryango, ukunda umuryango, amarangamutima yawe ashobora gutuma hari icyo udakora, ngo nkunze umuryango, ndacyari mutoya, ndumva nava mu rugo nkajya gushakisha amafaranga, nyine kumva biranze kubera amarangamutima y'umuryango wawe ushaka kuguma iruhande, agatuma udatera intambwe ngo ujye gushaka imibereho, ujye gushaka akazi cyangwa se ujye gushaka icyo wakora. Rero gukura byiza mu marangamutima ni ukumenya aho uri gufata umwanzuro, aho uri busubize. Ese umuntu akubwiye nabi, wowe nk'umuntu ufite amarangamutima uramusubiza uti? Urabanza ubitekerezaho cyangwa urahita umusubiza nk'uko akubwiye? Aragututse nawe hita umutuka? Oya, ibyo ntabwo ari byo. Gukura mu marangamutima ni ukumenya uko uri busubize, gufata umwanzuro aho biri ngombwa, kandi ikindi ukamenya icyo gukora, ukabanza ugatekereza mbere cyane yo kugira icyo ukora. Icyo gihe ubushyizemo n'ubwenge mu marangamutima yawe, kandi icyo dusabwa ni kugira ubwenge. n'Imana iratubwiye ati ubuze ubwenge ndamwihorera, ndamureka. Rero tugomba kugira ubwenge, amarangamutima ntadutware cyane, ahubwo tugashyiramo ubwenge. Uzi ko amarangamutima ashobora gutuma umuntu akena? Hari ukuntu umuntu aba ari umukire agahura n'akana gatoya, yarangiza kubera ko abona kamushimishije, yagakunze, yagize ate, ibyo kamubwiye byose akabikora, nta bwenge ashyizemo. Ugasanga niba kamubwiye kati twagiye Dubai, mpereza tike nigendere, muri weekend tugomba gusohoka igihe icyo ari cyo cyose, aho kugira ngo atekereze ati se nubwo mukunda ibyo ndi gukora, ibyo ndi kumukorera, ibyo ndi kumufasha gukora bizatuma ntera imbere, ibyo ngibyo akabyirengagiza, agakora ibyo ari kumubwira byose biri kugenda bimusubiza inyuma, kandi abikoreshejwe n'ikintu ya marangamutima mufitiye y'urukundo, za santima yumva zimukurura kuri we, akaba arizo akoresha gusa. Rero gukura mu marangamutima ni ukugira n'ubwenge, ugatekereza mbere yo kugira icyo ukora cyane. Ikintu cya 8 yaratubwiye ati abantu benshi kuri iyi si barayobye, ngo mbere na mbere banza wiyizere aho kugira ngo wizere sosiyete muri rusange. Hari amakoti cyangwa se utuntu tw'ubwenge tujya tubaho kenshi, usanga bari kuvuga bati guhitamo gukora ibyo benshi bakora ntago bivuga ko uba uri mu kuri. Niba abantu baraguye mu kinyoma runaka, ntago bivuze ko bari mu kuri. Ubwinshi bw'ikibi ntago bivuze ko icyo kitakiri ikibi. Rero abantu benshi barayobye, tugendera mu kigare muri sosiyete tubamo, tugendera mu kigare, mbese mu muryango mugari ni ikigare tuba twibereyemo, tukagendera muri ibi kubera ko abantu benshi aribyo bari gukora, ariko mu by'ukuri ntago ari uko aribyo ari ukuri. Ahubwo wowe banza umenye uti ukuri kwanjye ni ukuhe, banza wiyizere uti icyo ngiye gukora kuko ntago mpabanye n'umutimanama wanjye, ntago mpabanye n'ukuri. Aho kugira ngo ufate umwanzuro ngo ngiye gukora ibi ngibi kubera ko n'abandi ariko babikora, ibyo ntago ari byo. Niba ufite iriya myaka, banza wowe umenye uti ngiye gukora iki ngiki kuko ari ukuri, ntago ngiye kugikorera sosiyete. Ni kenshi bajya batubwira bati mbere ko ufata umwanzuro ntugafate umwanzuro ugendeye ko abandi bari kubishaka. Niba ugiye ushaka gushinga urugo, wigendera ko
abandi bari kukubwira bati urakuze, ufite imyaka myinshi, waragumiwe banza womenye uti koko ngomba gushaka umuryango. Wibikora kuko abandi bose babikoze, wibikora kubera ko abo mungana abari imbere yawe babikoze, ahubwo wowe bikore kuko wumva ko bikwiriye, aricyo gihe cyawe kandi igihe kigeze. Icyo ni icya 8 yatubwiye. Icya 9 yaratubwiye ati ntugakunde kugerageza guhindura abantu, ahubwo gerageza kandi ukore uburyo uhindura uko mubanye, uko ubafata. Guhindura umuntu biragoye. Iyo umuhinduye, iyo ushatse ko ahinduka ko aba uko ushaka, ntabwo abaho mu buzima bwe, uba umubangamiye mu buzima bwe, ntabwo aba abaye uwo ari we. Ariko iyo umwakiriye uko ari, ukamenya uko ubana nawe, tuvuge urugero, ni umuntu ukunda gusohoka, niba uwo muntu akunda gusohoka akaba abikora ku giti cye, ariko wenda ntukunda gusohoka kandi ni inshuti yawe, abagusaba ati nshaka kugira ngo tujye dusohokana, oya, wigerageza kumubwira ngo reka kujya usohoka, ahubwo wowe iga uko uzajya usohokana nawe, cyangwa se uko uzajya umubwira uti impamvu ntari busohoke n'iyi ngiyi, ugomba kunyihangana, njye ntabwo nkunda gusohoka. Mbese ukamenya uburyo ubana nawe kandi bitakubangamiye nawe bitamubangamiye, aho kugira ngo umuhindure abeho mu buzima atishimiye. Ntabwo yaba atishimye nawe ngo akuzanira ibyishimo, ahubwo byatuma habaho ibibazo hagati yanyu. Kimwe n'amakupure cyangwa se abantu bashakanye, niba warashatse umuntu umuzi afite ibyo akora, afite ibyo abamo, wigerageza kubihindura ngo umubwire ngo ereka ibi ngibi ujye muri ibi ngibi, mwakire uko nguko ari. Hari umuntu wigeze kunsetsa arambwira ati ubundi hari igihe turenganya n'Imana cyangwa se turenganya n'abantu. Ese wowe washatse umuntu muhuriye mu kabari, uvuga uti ndamujyanye, ubwo ngo yabiretse yavuye mu kabari, nimumara kugera mu rugo akazakenera kujya mu kabari, koko uzaba utamubangamiye nubimubuza? Niba wumva ko ibyo bintu atari bubikore, uzaba umubangamiye. Rero menya uko ubana nawe, niba ari uwo mu kabari washatse, niba ari uwo mu rusengero washatse, menya uko uri bubane nawe ariko utamubangamiye. Icyo ni icya 9. Icya 10 Jennifer atubwiye ati abagukikije cyangwa se ibintu bigukikije biba bikwiriye kugutera imbaraga zo gukora, ukabyigiraho. Ibyo abantu bari gukora ukabyigiraho kugira ngo nawe ukure utere imbere. Ntabwo biba bibereyeho, abo bantu ntabwo baba babereyeho kugira ngo ahubwo muhangane. Hari nk'ukuntu abantu bakora ibintu bimwe, abantu wenda barahinga, bafite imirima yegeranye, abahinze igihingwa kimwe, umwe akaba ari gukora ibituma igihingwa cye, tuvuge ni ibirayi ari kubitera umuti, ari kubibagara, ashizemo ifumbire, ni urugero. Wowe uraho iruhande rwe, nturi gukora nk'ibyo ngibyo akora, ahubwo uricaye utegereje kugira ngo umusaruro uze. Umusaruro nuza uri hejuru wiwe, wowe ugasanga utangiye kugira ishyari ryo kumva ko hari icyo yakurengejeho, ukumva ko uhanganye nawe, aho kugira ngo umwigireho, ahubwo utangiye kuzana ishyari. Oya, ntabwo ari byo. Abantu badukikije bakwiriye kudutera imbaraga zo kugira ngo dukure, dutere imbere, tugire gute, tubeho neza. Ntabwo babereho kugira ngo duhangane nabo. Ubundi abahanga bazi ko bo baba bahanganye nabo ubwabo. Hangana nawe ubwawe aho kugira ngo ujye guhangana n'undi muntu wo ku ruhande. Icyo ni icya 10. Icya 11 yaravuze ati amafaranga yoroshya ubuzima. Mes amis, amafaranga si ubuzima, ariko amafaranga yoroshya ubuzima. Wari wajya kwa muganga urwaye bikomeye, ugakenera imiti runaka ukayibura, ubuzima bukagenda buri kugucika kubera kubura ubwishyu. Wari wabaho ukeneye ikintu runaka kubera ko udafite ubushobozi bwo kukigura, ubuzima bugatangira kugenda nabi. Ni ibyo kurya wabuze, ni iki? Amafaranga yoroshya ubuzima. Reka dushake amafaranga, shakisha uburyo ki uba umukire. Ntabwo abantu wenda baba abakire bose, ariko byibuze shakisha uburyo ki ugira amafaranga akemura bya bibazo byose uba ufite. Erega shaho niyo ufite amafaranga ntabwo wabura abantu. Ugira abantu, ugira umutima mwiza. Abantu badafite amafaranga nibo bagira imitima mibi,
ubu usanga nyine aba bahangayitse, wagira umutima mwiza gute se ufite ibibazo byinshi. Amafaranga rero agufasha kugira ngo woroshye bwa buzima. Rero uko byagenda kose shakisha inoti, ibintu byinshi uzabibona kubera ko ufite amafaranga. Wita igihe rero uri kujya mu bidafite akamaro, ahubwo shakisha icyagutuma utera imbere. Icya 12 Jennifer atubwiye ati guhozaho, consistency niko babyita mu rurimi rw'amahanga. Guhozaho mu byo ukora, kudacika intege, bigeraho bigahindura ubuzima. Niba ukora ikintu, uzarebe n'umuhinzi cyangwa se umuntu uri gutegura igikorwa runaka, ntagacika intege, ahubwo ahozaho. Arahinga uyu munsi igihembwe cya mbere wenda bikanga, cyangwa se nakuriya umuntu aba ateye imbuto akavuga ati nteye imbuto, ejo nzajya kuyibagarira kugira ngo izakure, ejo nzajya kuyiteramo ifumbire kugira ngo imere neza. Bira ni uguhozaho. Rero nawe mu byo uri gukora byose hozaho, komeza ukore bibyange, ukomeze ukore, noneho uko nguko ukomeza gukora n'Imana niho iguhera umugisha. Ntabwo Imana iguhera umugisha kandi mu bintu utakoze. Wowe kora uhozeho, uko byagenda kose bigeraho bigahindura ubuzima. Ikindi kandi ngo ukomeze kwitoza no kugenzura imyitwarire yawe cyangwa discipline. Kwa guhozaho akenshi bigendana na discipline, ntabwo wahozaho nta discipline ufite. Rero menya uko witwararika kugira ngo uko guhozaho kwawe kugumeho, kandi nikugumaho n'ubuzima buzahinduka. Nanjye wicaye ahangaha imbere y'iyi kamera, iyo mba ntarahojejeho ngo ngire discipline, ntago mba narageze abantu namwe ibihumbi bigera muri 10 na bingahe munkurikirana. Rero reka duhozeho mu byo ukora byose, hozaho ukomeze ukore. Ntago ibintu bita bikundiraho, ntago ibintu bita bikunda ugikora bwa mbere. Hari bishoboka ko byakunda ako kanya, ariko ni gakeya. Abantu bibwira ko ngo bazakira, bazabona amafaranga batakoze, ngo bafate igihe bakore, bakomeze bakore. Amafaranga aje kuriya cyangwa ubutunzi bunaje kuriya, ni nako bugenda. Ntabwo wabona amafaranga waba umukire ufite imyaka nka 30 n'urugero, agutunguye aje gutyo ngo uzayagera n'imyaka 70. Biragoye. Ariko bwa bindi wiyubakiye ugenda uhozaho, umenya n'uburyo ubyitwaramo, icyo gihe bikaramba, ubuzima bwawe bugahinduka. Icyo ni icya 12 Jennifer atubwiye. Icya 13 Jennifer atubwiye ati umuryango wiremeye niwo ufite agaciro cyane. Wa muryango waguturutseho cyangwa se bamwe waturutseho, ubwo ni amaraso ya hafi aho ngaho. Wa muntu washatse ko akuba hafi, abo umupartner wawe, wa undi mubana, wa undi wiremeye wahisemo ko muri bubane, babana wabyaye, nibo bafite agaciro cyane kurenza babandi bo ku ruhande. Hari abantu bamwe na bamwe usanga imiryango yabo, abana babo cyangwa ababakomokaho, babandi baba kumwe nabo, batabikoza, batabumva, babashyira ku ruhande, ahubwo bakajya kumvira abo ku ruhande. Kandi mu by'ukuri ntabwo aba ari byo, kuko abo ngabo bawe nibo bafite agaciro cyane. Nigeze kubivugaho ko iyo uri umubyeyi, umwana wawe niba agize ikibazo cyangwa se niba ageze ariko akenshi ni mu bibazo, ni wowe wa mbere bazaza guhamagara. Niba yitabye Imana, barabaza ati ni mwene nde, aturuka hehe, ni wowe bazaza kureba. Rero uwo muryango wawe wiremeye ni wo wa mbere ufite agaciro, naho abandi bo ku ruhande, nshuti zanjye, mesherizami, abo ngabo nabo ku ruhande nyine ntago bagomba kuza imbere. Ha agaciro uwo muryango wiremeye kuko ari wo ugafite. Ikindi cya 14 kwihuta cyane, Jennifer atubwiye ati wisesagura amafaranga ngo ugaragare imbere y'abandi neza, ushaka kubashimisha, ugamije ngo kubashimisha. Ahubwo wowe kora icyo ukora cyose, yasesagura ariko uri kwishimisha wowe ubwawe. Hari ukuntu abantu batakaza nk'amafaranga bari kugira ngo bashimishe abandi, wenda kandi bo bumva bitabashimishije, ku bijyanye wenda n'uko umuntu agaragara, imyambarire, ibiki. Umuntu akabikora agira ngo abandi bamurebe gutya,
agamije kugira ngo agire uwo ashimisha, agire uwo akurura, agire uwo agira gute. Ibyo wibikora kuko ntago bizaramba, ntago azashimisha abantu bose. Uwo nguwo uri gushaka kugira ngo umushimishe wenda ni umuntu umwe, sibyo? Ariko nyuma y'igihe runaka uko byagenda kose azabona ko bya bindi nta gaciro bifite. Wowe banza umenye uti ibyo ndi gukora, uko ndi kwitwara, uko ngaragara biranshimishije, ndumva ndi fiyeri y'uko ndi. Numara kumva ko wishimye n'abandi bazishima biturutse kuri bya byishimo byaguturutseho. Icyo ni icya 14. Icya nyuma tunasoza, icya nyuma Jennifer yaratubwiye ati nta muntu kuri iyi si wigeze abaho ngo akire, atere imbere, abe umukire abikomoye ku mushahara wonyine. Ahubwo tekereza cyane, kuko umushahara wonyine ntabwo uhagije kugira ngo utere imbere. Abahanga, abakire, abamiliyoneri baratubwiye bati, baravuga bati niba ushaka gutera imbere byibuze gira ahantu hane hashobora kukwinjiriza. Wirambiriza ku mushahara cyane, wirambiriza ku mushahara wonyine, witegereza ku mushahara wonyine ngo wumve ko uzatera imbere, uzagira amafaranga, ngo uzabe umuherwe. Biragoye. Ugomba gushaka utundi tuntu tugomba kukwinjiriza kandi twunganira wa mushahara. Nibyo nakwibutsagaho uyu munsi. Niba wumva hari icyo wungutse, usangize abandi bitwibukiranyijeho. Ikindi biba ari ubwa mbere rwose ndakwinginze ntugende udakoze subscribe, kandi nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe. Ikindi kandi washyiramo comment ukatubwira uti tuzibukiranye kuri ibi, cyangwa se ukatubwira uti Jennifer yaratubeshye, ibi ngibi ntago ari byo. Ikindi kandi ntiwibagirwe no gukanda kuri like. Tuzasubira utaha rero. Ciao, bye, ndabakunda cyane.